uramutse ufashe umwanya wo kurungura kuri konti ya Instagram usanga ari umwe mu bakurikirwa cyane ndetse wanasuwe n'ibyamamare nka Drake, Diamond, Harmonize n'abandi. Ndabasuhuje ni Bike Bill Kajibwana. Ubu akurikirwa n'abasaga ibihumbi 39 by'aba followers, naho we agakurikira abantu 12 gusa, harimo Harmonize, Decat, Aline Gahongayire, Fresh Montana n'abandi. Benshi uzumva bamwita nambane muri game, umwamikazi wa Instagram, umukobwa wahogoje abagabo n'ayandi mazina. Nta wundi baba bavuga ni YOLO the Queen. Ni umwe mu bakobwa bagezweho mu Rwanda bitewe n'ubwiza ndetse n'imiterere idasanzwe. Abagabo batari bake kurara rwa ntambi batekereza uyu mwari. Ubwo yemeza ko aryohera abagabo kurusha ubuki, avuga ko ari Slay Queen ya mbere mu gihugu. Ati ndi urugero mwese mugomba gurikira. Uzakunda kumubona yasohokeye mu mijyi ikomeye cyane ku isi cyangwa se ahantu nyaburanga h'umwihariko arya ubuzima tigeze kuba. Rimwe mu nyanja ngari mu mato y'agatangaza barebyi acigatiye amacupa y'imivinyi ihenze cyane yegonderwa na mbarwa muri iyi si. Ubundi mu ndege mu mamodoka ahenze bwo sinava umuzi n'umuzingo. Uyu ni umukobwa wigaragaza nk'utunze agatubura, umuherwe tagibwaho impaka rwose. Ushatse kurondora urutonde rw'amazina y'abakobwa b'Abanyarwanda bari gutigisa cundura z'imbuga nkoranyambaga ndetse bakanabenguka n'abirwota amasimbi aho ruterwa inkingi, akabone rwose naho wakirengagiza ntutungira urutoki kuri YOLO the Queen, aho byaba ari urucabana n'umwana yaguha zero, cyangwa nanone bikaba biterwa no kwirengagiza. Uyu ni umukobwa ushinguye, ufite inzobe itamuye, ufite ikibuno kinini giforomye ku buryo butangaje budasanzwe bituma gitangarirwa na benshi. Afite mu maso harehare, mu nda ho hakaba ubusa. Benshi bemeza ko uyu ari we gisabo, naho abandi bo bica imigani. YOLO the Queen akurura abagabo kugeza kuri Drake, umuhanzi w'icyamamare muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho byagiye bigaragara ko hari ubutumwa yagiye yandikirana n'uyu mukobwa. YOLO the Queen ni umwe mu bimbere batavugwaho rumwe ndetse batekerezwaho ibintu bitandukanye muri rusange, aho buri wese aba afite uko amufata n'ibitekerezo amutekerezaho. Impamvu atavugwaho rumwe nuko nawe yagerageje gukora byose bishoboka kandi ku kigero cyo hejuru ngo akunda ahoze mu rujijo buri wese umwibajijeho ikibazo ntakibonere igisubizo. Nk'ubu byakugora kubona uyu mukobwa ari guseka haba mu mafoto ye cyangwa video. Ibyo rero bikaba impamvu ituma benshi bibaza byinshi kuri uyu mukobwa, bakibaza uti kubera iki adaseka, bikababera ihurizo. Ibi kandi bikamugira ikinyuranyo cy'abandi bakobwa benshi usanga baseka kenshi mu mafoto yabo, ariko se mu by'ukuri YOLO the Queen ni muntu ki? Ikindi bigoye kubona YOLO the Queen amaso ku maso cyangwa se mu ruhame kuruta kunyuza intama mu mwenge w'urushinge. Benshi bibaza byinshi kuri uyu mukobwa, bamwe bakanibaza niba yaba ari umuntu wa nyawe ubaho ko, kubera ko usibye kumubona ku mbuga nkoranyambaga gusa, ndetse hari n'abatega icyogajuru bakavuga ko yaba ari umuzimu. Ukwihisha no kutagaragara ni ibintu ahuriyeho na Decat Babalawo. Ibi bituma mukunda kuko akunze kumupostinga amugaragaza nk'uwa mbere kuri iyi mihanda. Nawe akunze kumwita #1 muri game, amurutisha ba Shadibu, Kate Bashabe, Ariyakur n'abandi ba Slay Queen. Ariko se koko wa mugani YOLO the Queen ni umuntu wa nyawe? Hari ikibyemeza ko yaba ari umuntu? Niba abaho se aba atuye, hanyuma se ni iyihe mpamvu atajya yigaragaza mu ruhame? None se iriya miterere y'amabuno araza benshi bazenguruka ibitanda aho kuryama ayikura? Ibyo byose n'ibindi wibaza kuri uyu mukobwa YOLO the Queen ugiye kwibonera ibisubizo hano muri iki kiganiro. Wageze kuri Bike Bill Kajibwana, nguhaye ikaze, subscribe. Mureke twegura ibitabo byatunganijwe n'abahanga b'utwi bigatuma bakuba kabero bakora ubushakashatsi. Ubundi YOLO the Queen ni ikirenga Fiona, aho bivugwa ko afite inkomoko mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi. Reka anoneho mbatembereza ubuzima bwose bwa Fiona waje kwiyubururamo kamamara nka YOLO the Queen. Kuva akiri muto ari intamenyekana kugeza ubu yabaye ikimenya bose. Abazi ineza kirenga Fiona bamuzi yiga kuri King David, niho ubuzima bwe bw'ubwamamare bwatangiriye, ndetse ibyo kuba YOLO the Queen byari nk'umwana kanjirwa igitoki. Kuri King David YOLO the Queen yari nk'abandi bakobwa bose, gusa uburanga bwe bugatuma aganza abo bagendanaga nabo bakundanaga. Icyakora ikibuno ari nacyo gituma atangarirwa cyane mu Rwanda no ku mbuga nkoranyambaga. Icyo gihe ntacyo yari afite kandi imiterere ye yari isanzwe rwose nk'abandi bangavu bari mu rungano rumwe. Ntaho yari kumenera amenyekana rwose akiri no ku ntebe y'ishuri nk'undi mukobwa wese wahisemo kujya ku kigo batereka imisatsi. Ubuzima bwa kirenga Fiona bwabaye nk'ubugiye guhinduka ubwo bajyaga kumwogosha.
undi abazi iki kigo cya King David bazi ko iyo wabaga uri umukobwa bakagufatana n'agahungu bahitaga bakogosha ugasigarana umusatsi hafi ya ntawe. Nk'umukobwa mwiza nka Yolo kandi wigaga mu kigo kirimo abahungu, birumvikana ko batari kubura kumutereta, ndetse ibyageze aho Kirenga Fiona bamufatana n'umuhungu. Icyo gihe bahise bategeka kumwogosha nta nteguza vuba na bwangu. Uyu mukobwa utarakozwaga ibyo kogosha umusatsi we kandi bivuga ko yakundaga cyane abifashijwemo n'abakobwa bakundanaga, yaje gufashwa gucika kuri iki kigo. Nyuma yo kuvaho rero nibwo ubuzima bwe bwahindutse. Wakibaza uti Kirenga Fiona yaje guhinduka Yolo the Queen gute? Reka atwitsemo gake tumugarukane yambaye Yolo the Queen. Uyu Yolo the Queen tugarukanye akimara kuva kuri King David yongeye kugaragara afite imiterere itangaje, ndetse abakobwa bamwe biganaga batunguwe n'imiterere n'uburyo yahindutsemo. Yakomeje kubazwa icyo yaba yarakoresheje. Abakobwa bagenzi be bamubazaga ibyo yakoresheje kugira ngo agire iyo miterere, anagire ikibuno nk'icyo afite. Yolo the Queen akababwira ko ari amavuta yisiga, ndetse banayashatse yagiye yabazanira nabo bakagira imiterere nk'iye. Nyuma yo kubona ko ayo mavuta ari kuyabazwa cyane, yigira inama yo kujya yagurisha ndetse ku giciro gihanitse, kuko yabacaga amafaranga 100,000 y'amanyarwanda. Umwe mu bakobwa bigaga kuri King David wahawe na Yolo the Queen kuri ayo mavuta yabwiye ibitangazamakuru ko abandi bakobwa bahawe na Yolo the Queen kuri ayo mavuta nta cyigeze bamare. Muri make yarabatuburiye. Yolo the Queen ubundi ngo intandaro yo kutagaragara mu ruhame, umunsi umwe yigeze gutoborwa ikibuno. Uhise wibaza ngo byagenze bite? Wibuke ko nababwiye ko akiga kuri King David yarameze nk'abandi bakobwa basanzwe. Yolo the Queen rero akirangiza amashuri yisumbuye, abantu batunguwe n'imiterere ye, ndetse yewe bamwe ntibemeraga ko ikibuno afite koko ari iki. Umunsi umwe rero yasohokeye mu kabari hamwe n'inshuti ze, harimo n'abahungu bari bamuzi mbere akiga kuri King David ubwo yari akiri Kirenga Fiona ataraba Yolo the Queen. Abo basore bari kumwe na Yolo the Queen bari kunywa kamanyinya agasembuye kamaze kubageramo, maze baje kujya impaka ku kibuno cya Yolo the Queen. Bamwe bemeza ko ari icye, abandi babihakana. Muri izo mpaka z'urudaca za ngo turwane bashyizeho amafaranga, bamwe babyemeza ko ari icye, abandi bakabihakana. Bageraho banasheta bashyiraho amafaranga. Muri ako kanya nyuma yo gusheta, umwe yikurije mu modoka azana ipenzi aza ayerekeza aho Yolo the Queen yarari yabateye umugongo, maze ya penzi no ku kibuno cya Yolo ngo pi. Uwo umusore yamujombye ipenzi irinjira neza ndetse iratobora. Muri ako kanya amaraso yasatangira kuvirirana aho ngaho, birababaje. Muri ako kanya amaraso yaviriranaga niko hakurwaga ubutabazi bw'ibanze. Imodoka yo kwa muganga, ambulance cyangwa se imbangukira gutabara yahise ihagera imujyana kwa muganga, maze aravurwa arakira. Yabajijwe niba abo basore bafungwa, ariko kubw'ubugwaneza bwe budasanzwe bose abasabira imbabazi. Kuva ubwo yahise afata umwanzuro wo kutazongera kugaragara mu ruhame ukundi, ari nayo mpamvu kugeza ubu atajya agaragara mu ruhame. Kuva ubwo nibwo Yolo the Queen aheruka kugaragara mu kabari k'i Kigali, ndetse yahise animuka afata umwanzuro wo kwigira gutura i Rwamagana avuye i Kigali. Ubu niho atuye, uramutse umushaka niho wamusanga. Ubuzima busanzwe uyu mukobwa ajya anyuzamo akaganira n'abamukurikira kuri Instagram. Rimwe rero ubwo yari abahaye uburenganzira bwo kumubaza ibibazo bashaka, nawe akabasubiza. Abantu batunguwe n'ibyo yavuze, abantu batari bamuzi. Umwe yaramubajije ati ese uracyari isugi? Undi aramusubiza ati yego rwose ndacyari isugi. Yabajijwe kandi niba afite umukunzi, aragira ati hari umuhungu w'abandi uri kwita ku mutima wanjye. Naho ku miterere y'ikibuno cye gikurura benshi yaragize ati iyi ni imisemburo ya mama inyirukamo. Uyu mukobwa kandi yavuze ko mu buzima umuntu yishimira mu buzima bwe ari nyina, naho mu bice by'umubiri we icyo akunda kurusha ibindi ni amaguru ye. Ibyo ni bimwe mu byo wamumenyaho byihariye kugeza ubu. Uretse mu ruhame, mu tubari, mu tubyiniro, mu bitaramo n'ahandi ntiwamubona no mu bitangazamakuru na rimwe. Sinzi nimba ari abanyamakuru batinya kumwegera ngo babe bamuha interview, cyangwa niba babigerageza akabananira. Ntago navuga ijambo rihamya, gusa icyo nahamya ni uko nanzura iki kiganiro hano nkaba mbasaba gukora subscribe. Wakoze gukurikirana ikiganiro hano kuri BKB Kajya Imana ibarinde naho ubutaha.